atoriye yanjye ntabwo uyizi se ndayizi wabuze abafatanyabikorwa oya akazi kanjye n'ukazi se ko mucuruza amaserikeri uzi byageze wagabanyije se ibiciro iruhande rw'iwabo byibura kugira ngo twumve ko yakwibye isoko abantu ntabwo bagipfa sheri papa uri hariya katoroshye sinzi ukuntu nzabimubwira pe kuko urabizi n'ikindi buriya niba utinya papa wawe yewe umusaza wanjye warashoboye uko umutinya wanjye waratinyitse papa umuhungu nyine afite amafaranga nta kibazo cye ni ukuri ahubwo ayo mafaranga wayabonye uri wayabonye uri hehe wayaboneye hehe ahubwo uraje unatwite papa ahita asubirayo utazi unatwite wayabonye ujya hehe wayaboneye hehe ariko jado karame papa reka tumuha akanya ngaho icyifuzo cyawe gitange imbere ya so na musaza wawe ngira vuba tucyumve Umbarusha David kera batubanjirije bacaga umugani ngo utaganiriye na se ntamenye icyo se yasize avuze niyo mpamvu nashatse kugira ngo nyegere nkubwire kandi urabizi muragutega yombi urabona umaze kuba umugabo kandi kuba umugabo si ugukina uranyumva David kugira ngo biraca mu gutwi kumwe bisohokere mu kundi uteze yombi papa nkubwire dore igenda iho ndagenda negera ubusaza ariko hari ibyo nshaka kukubwira kandi ntuzabyibagirwe uriya muryango uriya mugabo witwa Sakindi uriya mugabo w'umufundi hakurya hariya umunyagacyamo namumenye wivunika uriya rero ubyumve kandi ubyiteho bizirikane igihe ndabona asaza ariko napfa ejo bundi uriya mugabo Sakindi sekuru yaraduhemukiye cyane gusa ushatse kuvuga ngo mu buhe buryo se yaduhemukiye gute yadutesheje umutwe we n'umuryango we kugeza ubwo bifuza ko dushiraho ngo ntabwo byumvikana papa wica ibintu ku ruhande mbwira byagenze gute ubwo nyogokuru yari yifitiye impano yo kubyaza ababyeyi iyo mu cyaro babaga guteza amatwi noneho igihe kimwe afata umwanya ajya kubyaza ngo umukazana wo muri uriya muryango wa Sakindi agerageza uko ashoboye ngo uwo mukazana wabo abyare binaniranye muri iryo joro bamujyanye kwa muganga ageze kwa muganga imba bari bayimutegeyemo ageze kwa muganga naho kubyara birananirana ahita apfa aho hananira ubwo sekuru wa Sakindi yahise akubita urutoki ku rundi ngo nyogokuru ngo niwe umwishe kandi ataguye mu cyaro byibura aguye kwa muganga nta kindi yakoze yahise aza aramutemagura aramurangiza umukecuru arapfa ntabwo byumvikana ubwo iki cyonyine nicyo yamujijije nicyo cyonyine yamujijije ariko napfa ejo bundi mpfuye nihoreye umukecuru wanjye
ntabwo nazajya mu ijuru. papa urashaka kwihorera? nuko twari tunayoboka inama kugira ngo usibye rero yaherukaga wowe nyabe mutesi cyari bako byehorere mperuka burya so rufunzwe ntamuambye na madamu ntiyambwira mwe niba nibura no gufungwa ari uko wishe amategeko. Amategeko y'igifu mutaburana kiragusya inzara inyota wowe kirabyemera uzajya useka nta nukazana ibintu nk'ibyo ngibyo hakuba urimo gutabyasha cyangwa gaseka mubaza hari ikibazo ufite se muri business byehorera shadre wowe uregamye none bune igifu n'igifu sha uzi byambayeho barakwivuze bakaka niba nibura niyo banyiba atoriye yanjye ntabwo yizi se ndayizi ubuza gufatanya ibikorwa oya akazi kanjye nukazi se kumucuruza amaserikeri uzi byageze hari undi wagabanyije se ibiciro iruhande rw'iwabo byibura kugira ngo twumve ko yakwibye isoko abantu ntabwo bagipfa birarunze birapakiye nzatungwa n'iki ariko ubu nikoze kamwana uzi yuko ubibaze nkaho uri imonyo ubundi imonyo ni iry'abantu mu kuzimu mwese ko umuntu atagipfa nicyo kintu ujya guhangayikishije ngo nta bantu bagipfa none nzatungwa n'iki ni neza nta kibazo. urabizi rero n'ubundi igihe gishize ni kinini kabisa. ndashaka kwinjira iwanyu amara kuhagera nabwira umusaza ko twakundanye igihe yari iki ngiki kugira ngo dukore ubukwe tubane nibura nereka ababyeyi mu kazana tugiye kugira umuryango. Sheri papa uri hari akatoroshye sinzi ukuntu nzabimubwira pe kuko urabizi n'ikindi buriya niba utinya papa wawe yewe umusaza wanjye warashoboye uko umutinya uwanjye waratinyutse azahangana kandi bizakunda kubera ko akazi kurenza uko uzi wowe wawe ntugire ubwoba rero. Sheri nyine nzagerageza mubwire pe ariko ntabwo byoroshye no kunsengera. uzi ikintu kibaje muri ibyo byose se nkurikije imyaka ufite hariho n'agategesi muri iki gikuze banjye ndabaza urupfu rwagiye he rwagiye he uzi n'ikindi kugira ngo wunguke neza kugira inama itora agakecuru nimba wifuza ko abantu bapfa kugira ngo wunguke pe kugira ngo amasanduku agende sibyo se ntabwo kugira inama y'iki uzacunga sikani imanutse yabuze feri sikani yabuze feri hano imanuka intunga neza igera ahantu bita kwa Hirare cyangwa ku ruganda vuga sha urumva nurangiza uware rimwe kabiri gatatu aho ngaho uzunguka kubera yuko byanga byakunda ntabwo bazakutwika nta nubwo bazakujugunya muri mazi cyangwa hehe bazagushyingura mu isanduku kugira ngo ukunde wunguke urumva muri serikeri none zijya zicuruza nde n'ihambwa mu none se kamubaza kuki wifuza ko wakwifuza abushyiramo kuki wumva ko abushyiramo umuryango wabo utabuhombye ariko ruze n'ibibashya mujye mwubaha akazi mujye mwubaha akazi nyabye mva kubwiza uko wanga uganire nawe hasoni uzi ko wajya muzabo niyo waba uhamba abanyamahanga uzajya umenya ko babandi bacukuraga se nyine wowe umva nkubwire naba wifashe batyo irahira kandi bakwaka umushahara urasenyesha kotara
byihorere wakisemeje kutarasa byihorere umva nakubwira uwakugeza Rugarama ese we n'igiki kikuzanye pa nyine hari ikintu nashaka kukubwira. ntabwo uri kugenda hari utwo nari ndabona rebera hano muri telefone nize kunderanje abantu Pa nyine mbonye n'iki pa nyine hari umusore wankunze ushaka kuza hano mu rugo. none si cyo nicyo waruje kumbwira Yego. ese mu by'ukuri warashishoje hano uri umuntu ufite gahunda Yego. kuko imyaka y'ubukure yo kuba washaka urayikwishe ariko si uwo musore waritegereje usanga afite gahunda atari indyarya n'abasore bari hanze Yego. none se wajije amavu n'amavuko yiwe umenya akazi akora umenya imba yarubatse cyangwa imba akodesha ibyo byose waritonze urabigenzura ukaba ushaka kuza kumunyereka ibi byose umaze kumenya ko byujuje Yego. abakobwa bo mupfa kubeshywa mugahubuka urebe neza mwana wanjye narakubyaye uramvura ariko uyu munsi wa none ushobora kuba utariho ureba neza utariho ushishoza ugasanga ibirara uzanya hashira amezi atatu cyangwa n'inkumva ngo mwatandukanye urebe neza nkeneye umusore muzima ufite gahunda ushaka kubaka mu kubaka sibyo Yego. Pa none se uramwemere ko azaza? nakubwiye ngo ubanje ishoboza uri kwihutisha ibintu Sawa. uzongera ugaruka umbwira umaze kureba neza ibyo ngibyo ejo utazagwa muri wihita ikiziba sibyo Yego. usanga aho ugenda rero Be kudatuje yego ko be kandi aho umukozi ntagejeje potaje ndagaruka sibyo wiye kose sheri na mana yanjye hase be ucurimo sinakuje kwima nta kintu urashyira mu nda koko sheri nawe rwose umva urananiye aho bigeze shira baravuga ngo kirimo ni kiri mu nda oya kamubwira nakubwiye ngo ngiye kureba icyo ubanza gushyira mu nda ubone ko none ureba uri murabo ariko tuzi sheri nawe ugiye umaze kumusoma kuri fanta urabona atari muri bo baramukundiza ese sheri mubwacyo reka nese ni ngombwa ngo niba nywe nawe uwe koko oya gusa ntacyo gusa barafasi sibyo ubundi ndanywa gake gake kugeza ubwo potaje iri buze sibyo ugakomeza kumwe rero ibindi tubyibaza se sheri genda ubona udahari ni ukuri okay ndabizi ko umugore nkunda kandi nizera ndabizi ntabwo nabishidikanya naguhisemo mu magana n'amagana sheri ndabizi hagati yanjye umwe yari mu wundi buriya rero sheri karani hari ikibazo naraye nshatse kubikubwira nijoro ariko uburyo nasanze untegereje wanarakaye wari wandakariye ngo nanze ko nza kutugasangira sibyo nyine watinze ariko menya yuko bijyana n'indimo byari bifitiye inyungu kandi nawe bigufitiye inyungu ngo ki ntumbwira rero sheri inyungu ntabwo yinjiza kuri kote cyangwa mu nzu iwacu bimeze bite se ariko nagira ngo mbabwire ngo ni inyungu
yo kumva ko hari abantu nizeraga ko ari inshuti kumbe bamfitiye inzika.